ubwo bari bari kwitegereza abafana bari kubafotora ndetse n'abandi bantu bose ubwo bari bagiye guhabwa igihembo cya igihembo cy'umwaka ku bahanzi ba gospel. Kamikazi Dorcas mukuru we ntiyabashije kuba yaza, yajyanye na manager wabo ariwe witwa Emorene, ubwo bari bitegerejwe n'abafana benshi cyane babashimira, babarabira, babaha amashyi menshi cyane bitewe n'ibikorwa byiza bakoze. Rero Kamikazi Dorcas rwose muri kubona yuko yakuze, yabaye umukobwa mwiza, ameze neza cyane. Nawe rero yagiye gufata ifoto nk'abandi bose ahabwa igihembo, dore ko byari ibirori byari byitabiriwe n'abatari bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda ndetse n'abandi bantu bose. Byari ibirori byiza bihereye ijisho. Nagira ngo tuze twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aba bana murabazi, aba bakobwa murabazi, abakobwa bafite indirimbo nyinshi cyane bakoze kandi zakunzwe. Kamikazi Dorcas ndetse na mukuru we witwa Ishimwe Vestine. Ishimwe Vestine ntiyabashije kuza kuko nawe yaza twari kumubona, ariko bitewe n'uko yenda muri iyi minsi atari ameze neza, murabizi ibintu byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko twaramusenge turabizi neza yuko ahari ameze neza cyane. Murumuna we rero n'ubundi dore bari mu kigero kimwe, nawe yakuze, nawe rwose ameze neza cyane. N'umukobwa ushima Imana, n'umukobwa ushima Yesu bitewe ibyiza bagenda bakora. Muramuzi rwose yuko angejeje ubundi, ariko uri kubona yuko umukobwa mukuru ari umukobwa w'Imana. Erega iyo usenze nta kimana idashobora. Erega iyo wingingiye Imana ukayitakambira nta kimana idashobora. Yarakuze kandi twese tumuzi yuko ari umuntu w'Imana uzi indirimbo z'Imana cyane. Yari kumwe rero ndetse na timu yabo, ariko timu management muramuzi ni MIE, agomba kuhaba kuko aba ni abakobwa be, turabazi, turamuzi kera cyane, twabamenye kubera MIE. Imana izamugisha. Reka tujye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turebere hamwe igihembo bahawe ni bwoko ki, ese bari bahatanye n'abahe bahanzi, byari bimeze gute? Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwiriwe neza, mwaramutse neza banyarwanda, banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, ndabaramukije, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, mugire umugisha, mugire amahoro, Nyagasani agomeze kwivanga mu byanyu kandi muhahe muronke. Nge muranzi cyane, ni umukobwa wanyu bakunda kenshi cyane, uhora ubifuriza ibyiza gusa, ibyiza byinshi cyane Nyagasani atanga bijye bibabaho kuko nibyo mbasabira. Rero ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025, ubwo twinjiraga mu kwezi kwa 12 gusoza umwaka, turashimira abantu twabanye cyane mu imyaka yose tumaze, cyangwa imyaka yose abantu batumaze batuzi, turabashimira. Rero turashimira ndetse n'itsinda rya Vestina ndetse na Dorcas, ni abavandimwe baravukana. Uyu munsi rero kuri iyo tariki ya 30 niho bahembwe igihembo cya award, ubwo bari bahatanye n'abandi bahanzi bana mu Rwanda bakomeye cyane, harimo Israel Mbonyi, Shuti ndetse n'abandi bose, ndetse na Krizo Ndasingwa. Ariko indirimbo y'aba bakobwa rwose yabahesheje igikombe cyiza cyane. Si indirimbo imwe ahubwo ni indirimbo nyinshi cyane, twese tubazi ko bahanze indirimbo nziza kandi nyinshi. Rero nibo bantu b'abahanzi bo muri gospel bahawe indirimbo, bahawe igihembo, bahawe award. Ni byiza, ni by'agaciro kubona abana b'abakobwa nk'aba ngaba bahabwa igihembo kandi ukabona bishimiye abanyarwanda benshi cyane ndetse n'abantu bose babakurikira. Batangiye ari abana bato, batangira tubona bazagera ahantu kure, n'ubundi Imana yarabisohoje, bageze ahantu kure. Ubwo mukuru wa Dorcas Vestine yashatse umugabo, urumva yuko yakuze, byavuye mu gusenga ndetse nuko abafana babo babakunda cyane. Turabakunda kandi tuhora tubifuriza ibyiza gusa. Ubundi mu minsi yashize muzi yuko bari bagiye hariya muri Canada gutaramirayo ku ndirimbo yabo nziza cyane, ariyo ndirimbo ibahereza ibyiza gusa, ariyo ndirimbo abantu benshi cyane baziziteho cyane, indirimbo ya Yebo. Yarakunzwe n'abatari bakiya, kandi n'ubundi hari n'indi bitegura gusohora, hari n'indi yasohotse imaze amezi 4. Izo zose zarakunzwe, zikundwa n'abanyarwanda, zikundwa n'abantu bo hanze, zikundwa n'abantu batari bakeya. Isi yose aba bahanzi bamaze kubamenya kuko ni abahanzi beza kandi abahanzi b'Imana. Ibi byose rero nibyo tugenda tugarukaho, nabyo bagendeyeho babahereza igikombe, babahereza award. Byari byiza bishimishije, ndetse na manager muri kumubona uburyo
yishimwe uburyo avuga ati congratulation bakobwa banjye, Imana hari icyo yakoze kugira ngo tube tubonye iki gikombe cyangwa tube tubonye iyi award. Ni byiza mujye mureka tubanze dusenge Imana cyangwa biragiza Imana. Buriya ahantu hose bajya hose bagomba kwiragiza Imana, kuko Imana niyo ya mbere mu buzima, waba umeze neza cyangwa utameze neza, ariko buriya kwiragiza Imana ni byiza kandi ni n'iby'agaciro. Rero wowe uri kudukurikira umunsi ku munsi, jyewe ntabwo nasoza ntavuze Imana, kuko Imana ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuyisenga, kuyiragiza, byose ni byiza. Rero bahawe igihembo cyiza nk'abahanzi bitwaye neza uyu mwaka. Hari harimo ingeri zigiye zitandukanye, abantu benshi bagiye batandukanye, byabereye mu mujyi wa Kigali. Murabizi yuko ibirori byinshi cyane ariho bikunda kubera. Rero bahawe igihembo cyiza nk'abahanzi beza kandi bitwaye neza cyane. Ni byiza, ni iby'agaciro. Tuzakomeza tubasengera Imana igomeze ibagure imbago zabo, bagere n'ahandi hantu hatari ahangaha, bahabwa ibihembo byinshi cyane, bahabwa ibihembo byiza cyane nk'abahanzi bitwara neza, nk'abahanzi dukunda turi benshi cyane, abana b'Imana aribo dukunda. Imana ijya igomeza ibazamurira impano yabo, babashe kuririmba ndetse babashe kugeza ahantu ubutumwa bwiza mu ndirimbo zawe. Ntabwo wagera kuri stati y'umuntu ngo wandikeho ijambo Vitina cyangwa urebe, nta muntu kuri stati y'umuntu ubwo waba umutungiye telefoni, ntabwo waburaho aba bana indirimbo yabo cyangwa ibyo bagenda batangaza. Ntabwo wabiburaho bitewe n'uburyo bakunzwe cyangwa indirimbo zabo zirimo ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa butuma nawe wumva hari icyo Imana igushakaho ku mutima wawe. Turabakunda, ni byiza, ni iby'agaciro kuba babonye igikombe, kandi turacyabasengera bazabona n'ibindi byinshi cyane byiza cyane. Ngaye nguko amakuru yose nzagenda nyabagezaho 5 kuri 5. Icyo ukwiye gukora we ni ukubana natwe, ukadukurikira, ukatumenya, tukagenda tubana umunsi ku munsi uko buba bwije n'uko buba bukeye, kandi Imana ijye ibasha kubahereza ibyo mwifuze byose, umugisha, amahoro, umutekano, amafaranga, kuko nibyo tuba dukeneye mu isi y'abazima. Bye.